Yes, mu kanya gato rero umutoza wa ekipe y'igihugu cya Nigeria aganira n'itangazamakuru hano mu Rwanda, baramubaza bati ekipe cyangwa se u Rwanda warubonye ute, ese ni bimeze bite, ese ni igihugu wabonye mu buhe buryo? Aravuga ati ni inshuro yanjye ya mbere mu Rwanda, ati ni ahantu heza, ati kandi hari abantu bagira ibiro. Umutoza rero baza kubamubaza baramubaza bati se ati ntabwo bufite bwo gukina n'ikipe y'igihugu y'u Rwanda, ati kandi kuwa gatandatu mwarakinnye umukino. Asize aravuga ati nta bwoba mfite habe namba. Aravuga ati umupira w'amaguru ni imyidagaduro, ati twaje kwidagadura, ati nk'uko rero kapiteni w'ikipe y'igihugu cyanjye cya Nigeria rero yaje kuba agenda bitangaza, ati tugomba kubaha u Rwanda, ati ntabwo twaje hano kujenjeka, ati icyatuzanye ni ugukora uko dushoboye